Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'abahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV. Ngira ngo ndamya nashidikanya ko uyu munsi mumeze neza cyane. Muri kamera murabona ko dufite umushyitsi wacu si umushyitsi nubwo ku buryo bwa video ari umushyitsi, ariko ni umusangwa arasanzwe, bamwita Sentama. Dusanzwe dukorana ibiganiro twahuje umurongo radio televiziyo Nuru ya Mashariki n'umuco wacu TV. Sentama muramahoro? Muraho neza umushakamba. Mbaye ikaze ku buryo bwa video ku muco wacu. Murakoze cyane. Abantu bakumvaga batarakubona wenda bagira ngo nawe umeze nkanjye, ariko undusha imvi z'uruyenzi. Ubanza nibambona bari bwiruke. Ntabwo bariruka, ahubwo barahita basobanukirwa koko umuntu bajya bumva basobanurira amasisi ashobora kuba yarahabaye kandi akahaba azi ubwenge. Baragira ngo nikoreye ifu cyane urwererane rwa ya mashyaza y'umushaki uruyange. Uruyange. Mumeze neza ariko? Turaho namwe? Natwe n'amahoro. Yego. Bashobora kugira wenda ngo tugiye kubajyana muri ya makuru yacu, ariko nayo wenda turi buyakomozeho, ariko uyu mwanya tugiye kuganira twongere dukumbuza abantu Masisi, ariko nanone tubabwire radio televiziyo Nuru ya Mashariki, cyane ko hari abari iwacu ku muco wacu TV ariko batarabasha kugera kuri Nuru ya Mashariki. Radio televiziyo Nuru ya Mashariki ni umuyoboro wa YouTube dukoreraho, tuhatangariza amakuru ajyanye n'imibereho yo mu biyaga bigari, aka karere ko mu biyaga bigari, tugamiriye guhuza abantu no kubahuza kunga ubumwe bwabo, kandi tukagira n'ibiganiro. Hari ibiganiro tugira byo kubakumbuza kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru, ariko urebye ni bireba cyane, ikiganiro cyangwa ukumbuze kireba cyane teritware ya Masisi na Rucuru, niho dukunda gukorera cyane, ni hariya tuvuga cyane. Amakuru yo turarambura tukagera hirya za Kinshasa n'ahandi, ariko noneho tukibanda cyane ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko babyumva. Yego, nibyo. Bagira mufite n'umwihariko w'amakuru yo mu Gifaransa? Amakuru yo mu Gifaransa nayo tuyanyuzaho, ariko tuyanyuzaho mu rwego rwo gufasha abantu. Hari abantu batumva neza Ikinyarwanda nk'abanyamahanga, usanga ari amakuru ahinnye, ntabwo twinjiramo cyane. Ni amakuru afata iminota ntabwo irarenga 15, iri aho ngaho hagati y'iminota 7 na 15 aho ngaho. Noneho tukababwira mu ncamake uburyo imiterere, bijyanye n'umutekano, ubuzima bwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. N'umwanya w'Abafaransa gukunda kuba muke? Oya, ntabwo uba muke. Nubwo babivuga ko umwanya ari amafaranga, ariko ntabwo uba muke. Tugira ngo hari icyo bifasha umuntu kuba yayumva, kuko hari ibinyamakuru byinshi biba bitangaza amakuru, noneho bikaba byamufasha no kumva navugwa mu bindi bitangazamakuru. Niyo mpamvu tugira umwanya muto, noneho bikamufasha no gukoresha interinete nkeya. Yego, mbere yo kwinjira muri Masisi, reka tubanze turebe ese Goma na Sake bitandukaniye hehe? Goma na Sake ni ahantu ushobora kuvuga ko hegeranye. Twavuga ko hegeranye kuko ni ahantu buriya hari hasi cyane, ni ikintu cy'ikibaya. Ni ikibaya kikomeza hariya kikazagenda kikazagera na za Mweso n'epfo, yemwe na za Pinga buriya bigerayo. Ariko iyo uvuye Goma ujya Sake, nta hantu uzamuka, nta hantu umanuka, ni ikintu cy'ikibaya gusa kirambuye, ni umuhanda umwe. Ariko nanone wabibara uhereye hariya, hari ihuriro ry'imihanda rikuru muri Goma bita Senyersi. Iryo zina ngo habaga umuzungu ngo wajyaga abwira abantu ngo sinye isi, ngo sinyanga,
noneho abavuga ikinyarwanda kubera kutamenya igifaransa babyita senyerisi. Muri ya mahuriro y'umuhanda babyita ngo ni kuri senyerisi. Uvuye kuri senyerisi kugera mu Isake ni ibirometero 27, ariko 27 nta hantu wazamutse nta hantu wamanutse, ni ikibaya kirambitse gusa. Noneho mu mitandukanire buriya Sake ikaba muri Masisi, ikaba muri Masisi, ariko Goma ntabwo burya iri muri Masisi. Mu muhanda ni hehe umuntu agera akavuga ngo mvuye muri Nyiragongo ya Goma cyangwa mvuye mu mujyi wa Goma, cyane ko ari igice kiriho amazu y'ubucuruzi ku buryo bigoye kumenya ngo mvuye muri iki gice ngiye mu kindi? Buriya iyo ugiye uvuye Goma ukamanuka ugera ku ubanza za Keshero, Mugunga, hamwe wumva ngo Ntosho. Mugunga kubera inkambi. Ntosho, Mugunga, wagera Mugunga ugakomeza, iyo ugeze ahantu bita Mubambiro buriya uba winjiye muri Masisi. Ya Mubambiro yabaye niho babambiraga ingoma. Yego, niyo mpamvu bahise Mubambiro. ubu habambirwa abasadeki buriya rero n'abarundi n'abazarendo n'abandi. Ariko buriya iyo uhageze ni ukuvuga iyo ugiye ukagera mu Isake aho imihanda igabanira, imihanda irahagera ikigabanyamo imihanda ibiri. Umwe uca iburyo, niwo umanuka muri cyo bita ngo ni site ya Sake, akaba ari wo werekeza za Kirorerwa, Iburungu na Kicanga na Mweso no gukomeza. Uwageze muri Sake, iyo ugeze muri Sake hari ahantu imihanda ihurira ngo haba rompuwe nini. Ntabwo ari nini kuko si imihanda myinshi, ahubwo umuhanda iyo uhageze wigabanyamo kabiri. hari uca iburyo, hakaba n'ukomeza imbere. Yego. Noneho mbere yuko twinjira muri iyo mihanda, iyo umuntu yumvise ngo kujya Rusayo kugana hamwe babohereje bahungishirije bya bibunda bita Nzuro, winjira za Nzuro uciye. Nzuro ni ku kiyaga. Kiri kuri Sake cyakiri Nzuro yuva muri Goma ubwo uyisiga ibumoso. Iyo uvigwa mu Gisake uyisiga ibumoso. Rusayo rero ahubwo sina Rusayo nuko tuvuga nabi. Ubundi abantu baho bavuga ikinyarwanda bayita Rushayu. Rushayu rero yo ibiri iburyo ahagana ku birunga. Yego. Cyo kimwe na za Karenga nuko zo ziri imbere ujya kurenga mu Isake. Ariko biri mu ruhande rw'iburyo rujya kwegera ishyamba ry'ibirunga. Yego. Ni ukuvuga rero iyo ugeze aho uriya muhanda wigabanyamo kabiri mu Isake nyine mu mahuriro y'imihanda. Yego. Hariya hahurira umuhanda uva Kicanga. Noneho hagahurira undi, iyo urenzaho imihanda ihurira ugiye imbere. Yego. Umuhanda urongera ukigabanyamo kabiri. Hakaba uw'ibumoso. Yego. Ugenda ujya muri Kivu y'Amajyepfo. Uvuga werekeza za Bweramana, ariko mbere yo kugera Bweramana hari za Kiroci. Yego. hari za Ishasha. Hari ahantu hari ishuri rikomeye yitwa za Bubandana ku bafrere Mariste. Ibyo byose biri mu nzira erekeza Iminova. Na za Kiruku hajya siho ziri. Ni Kiruku ni Kikuku niyo Kiruku ni Kituku ni ku Cyambu. Hamwe habaye ibibazo ejo bundi. Buriya bwato bwarohamye busigaje metero 700 ngo bugere ku Cyambu. Hari hamwe mu hakuno. Hari hamwe mu hantu h'ingenzi. Kiruku ni umusozi hejuru ya ziriya za Bweramana. Yego. Ni naho bajya barwanira cyane. Ya misozi ya za muremure ijya kwegera Karuba.
Karuba nayo iri hejuru ruguru, ariko ni uruhererekane rw'imisozi, ntabwo ari umusozi uteretse gutyo, ni umusozi ugenda ugahereza undi ugafatiraho gutyo bigakomeza bikazagenda bikagera aho wumva zaburagiza hirya iyo, nuko bimeze. Ngira ngo hari ahantu h'ingenzi abantu baba baragiye bagira amatsiko kubera intambara, nko kwa Madimba, nko ku Makave. Kwa Madimba rero, kwa Madimba dusubiye tugarutse hariya aho imihanda igabanira mu Isake, iyo ufashe uriya muhanda umanuka mu Kimoka, Kimoka ni ukuvuga niho hubatse cyane cyane site ya Sake. Kimoka, iyo umanutse mu Kimoka ni ukuvuga uba ugeze muri rya huriro ry'imihanda, ukanyura mu muhanda w'iburyo, ari nawo ugana Igicanga, ugana za Burungu, za Kabati, Kirorerwa gutyo. Noneho ugenda muri iyo site ya Sake, ugakomeza imbere. Iyo ugeze imbere, hari yenda ku bantu bahazi bahibuka, hari ahantu hageraga hari hahinze amakawa, hakaba inzu isize irangi ryera, bayitaga ngo ni inzu ya komanda. Hari inzira y'abanyamaguru iterera umusozi ukazamuka ukazahinguka inyuma muri Ruvunda, ariko ubwo bazamutse cyane. Kwa Madimba rero naho ngaho, iyo nzu iri aho bita kwa Madimba, igice bita kwa Madimba. Ni ukuvuga kwa Madimba ubuvuye nanone ubusohotse muri wa muhanda werekeza Kabati, Kirorerwa, Burungu, Gicanga, ukawuvamo ukawureka ugasa n'uzamutse haruguru. Hari imisozi rero yitegeye Sake, iyo uyirimo ureba Sake hasi yawe uyireba neza rwose, ibihabera byose ubu bireba. Ariyo M23 yikubitira hariya, niho rero nibirindira bahinguka hariya ikabarasa. Niyo mpamvu buriya gucunga Sake FRDC ntabwo bishobora, kuko baba bari hejuru yayo bakayirasa, bari hejuru yayo aho ngaho kwa Madimba. Kwa Madimba ariko ngo bafatanye no ku Makave. Ku Makafe oya, hari naho hari amakawa ubwaho, amakawa, kuko hari naho bavuga ngo ni ku makawa, ariko noneho ku Makafe nyirizina ufata wa muhanda ukomeza imbere, dusubiye hahandi imihanda igabanira, winjiye muri Sake, ukareka uri ugicicanga ugakomeza uw'imbere. Uw'imbere ugera imbere ukigabanyamo kabiri, hakaba werekeza muri Kivu y'Amajyepfo, hariya za Minova no gukomeza. Noneho hakaba ukomeza nanone imbere, uwo niwo ugenda ukambuka wa mugezi bita Gihira. Mbere yuko wambuka uriya mugezi rero, hariya habaga igiti cyabagaho bariyere, wasangaga bari abantu bita Katanyama, niho babaga bicaye. Mushakamba ntabwo washoboraga kuhatambuka utabahaye ikintu. Bakubazaga ibyangombwa, bakakubaza ibyangombwa, ukabyerekana byose ukabibona, bakagera naho baguhima bakakubwira bati igaragaza karite ya batisimu. Urumva rero umuntu kwitwaza karite ya batisimu yo mu kiliziya, yo mu rusengero, ntabwo byoroshye. Icyo gihe urayibura, noneho wayibura bakaba bakubonyeho ikosa, bakaguhera aho ngaho, noneho ukazana amafaranga. Ya mabariyeri avuga uyu munsi yigwa aciye ibintu yicirwa abantu yanahozeho, n'ubirahare yahozeho. Noneho rero wambuka umugezi wa Gihira. Iyo wambutse rero utangira kuzamuka, hariya niho bita za Rutobogo, hakurya y'uriya mugezi, iruhande rwo hakurya. Hariya rero urazamuka ukagera ruguru, ukageraho umuhanda ni igitaka. Iyo ugeze ruguru umuhanda nanone hashamikiraho agahanda gato bita Entre Karuba, agahanda ushobora gukomezamo ukazahinguka Ikaruba utagiye Mushaki. Uretse ko Mushaki naho hari inzira ijya Ikaruba. Noneho ukagasiga aho ngaho ibumoso ugakomeza ukajya ku Mushaki. Noneho dukomeze ku muhanda twinjire muri Masisi cyane. Abantu bafite amatsiko ya Rubaya buriya avuga bati umuntu kugira agere Rubaya cahe, kugira agere Mushaki cahe, kuko uri ari ahantu haba harubatse izina cyane bitewe
n'ibikorwa byaho. Mushaki kubera uko ibikorwa by'ubukerarugendo, ubwiza bwaho uburyo hateye, ndetse na Rubaya kubera amabuye y'agaciro. Aho ni ahantu iyo umuntu avuze Masisi ahita yumva mu mutwe we, ariko akongera kumva za Kirurirwe ndetse no mu bindi bice. Hariya rero Masisi ni ngari, enda reka duce impande zose zishoboka. Yego. Masisi buriya iyo winjiriye Kimoka uba uri muri Masisi. Hariya za Karenga uburenze Kimoka ho gake, ukaza ukata ku gahanda gashamikiye iburyo kerekeza ku mwegege w'ishyamba ry'ibirunga, hariya ni za Karenga. Biriya bice rero ni Masisi. Kumanuka kuzagenda kuzagera Kicanga. Yego. Ariko inzira nyabagendwa ihari, umanuka Sake, Kimoka, ugakomeza ukagera aho ujya wumva bita ku rugi ni za Kabati. Kabati ukagera Kirorerwa. Muri Kirorerwa niho hari wa musozi, ngira ngo urawibuka, Gicwa. Yego. Hari za Petit Masisi, hari za ni henshi. Ubwo ibumoso bwawe ubusigaye ibindi bice, ibumoso basize ahitwa ku Rumeneti za Ruvunda, za Musongati, za Kagusa, za Rushinga, ibice nk'ibyo ngibyo, za Rubari. Za Rubari ariho hamanuka hino ugeze ku muhanda wa Tebero, hakabanira imihanda, naho umuhanda ukamanuka ujya Nyamitabo. Ufashe Nyamitabo ubwo hazamo Nyakariba, hazamo Ikanyatsi ku Badventiste. Manuka epfo ukagera Muheto, waba uri Muheto, hakurya ya Muheto, hakurya y'uruzi ruhamanuka ni Kibugu. Ariko noneho dusubira inyuma tugaruke hariya Tebero, tumanuke Burungu. Iyo uvuye Burungu ukabara Gasha, ukamanuka uragenda ukagera Kicanga. Kicanga rero burya irimo ibice bibiri. Yego. Igice kimwe kiri muri Rucuru, ariko ni nacyo gice kinini. Yego. Ikindi gice kiri muri Masisi. Ubwo munsi ya Kicanga umanuka hitwa za Cyusha. Yego. Aho habaga umutware w'umuhunde witwa Bashari, ngira ngo abantu batwumva badukurikira barahazi. Noneho ukamanuka ujya Muhongozi. Ubwo iyo umanutse urenze Muhongozi utangira kubona umugezi wa Mweso, uruzi rwa Mweso hafi yawe, ariko iburyo. Yego. Urwo ruzi rero nirwo rumanuka rugabanya Masisi na Rucuru. Rukamanuka rutyo rukanyura Mweso. Mweso ni ahantu naho hari mu kibaya nka kuriya kwa Sake. Yego. Igihe cy'imvura Mushakamba hari abahunga amazu yabo kuko haba hajemo imyuzure. Bamugeza uruzi rukabatera mu mago. Yego. Noneho ukamanuka ukomeza ujya Gashuga. Hakurya rwa ruzi ruba ruri aho ngaho rutemba iruhande rureba. Noneho hakurya y'uruzi naho ni muri Rucuru. Ugakomeza bikakomeza ukagenda ukagera ahitwa za Karembe. Uba winjiye muri Warikare. Ariko Warikare hahandi hagabanira teritwari 3. Teritwari ya Rucuru na Masisi. Ubwo rero iyo uri za Karembe, urebe epfo Ipinga ibumoso bwawe ni muri Masisi. Ni muri Masisi, hari za Ruhanga, hari ibice bya Bibwe, hari ibice by'amashyamba bigari cyane bigenda bigakora Ipinga. Noneho wagera Ipinga, igice kimwe cya Pinga kiba muri Masisi, ikindi kikaba muri Warikare. Hariya rero niho hagera rwa ruzi tujya tuvuga rwitwa Rushoga. Tuza kugaruka tukabona aho rufata isoko, ahantu hitwa Rushoga hafi y'Imatanda. Ariko noneho twaciye wa muhanda wa Mushaki. Nuvuga Sake, wagera imbere ukareka wa muhanda ujya muri Kivu y'Amajyepfo Nova, ugakomeza imbere ukazamuka Rutobogo, ukareka ka gahanda ka Entre Karuba, ugakomeza ku Mushaki. Wagera ku Mushaki rero, Mushaki yuriyo impamvu uvuga uti hubatse amateka nacyo nyigarukeho. Hariya haba isoko rihuza abantu benshi. Rihuza abantu benshi, abantu bo mu mujyi wa Bukavu bararirema. Hari n'ab'Igisenyi barirema. Rubavu n'abajyagayo hakiri umutekano. Nkiri muto
muto mfite mu myaka nka 17 najyaga mbabona rwose bavuye nk'irubavu bakaza muri iryo soko kandi bagataha. Yego. Hari isoko rikomeye, hari ibyiza nyaburanga, hari amafamu, ngira ngo ujye ubona mu mafoto abantu bagendera ku mafarashi. Yego. Hari ibintu byinshi. Ngira ngo hari n'igihe byigeze bivugwa ngo amafarashi basa nkaho barimo kubyitirira Kinshasa, bavuga ngo amafarashi ya hariya ngo Kinshasa ngo yongeye kohereza amafarashi. Icyo gihe bavuga ngo nta mafarashi Kinshasa yohereza. Icyo gihe mu bintu yarahafashe bashaka kuvuga ngo bongeye kuyisubiza. Ntayo kuko ahubwo buriya hari ahantu n'ikigega cya Kinshasa. Buriya wicaye hariya ku kibuga cy'indege cya Goma ukareba inyama zigenda mu ndege, ukareba ibiribwa bigenda mu ndege, ibishyimbo, amashaza, ibirayi, ibintu bitandukanye. Kuko kiriya gice ni ikigega, hari aho usanga hakera ibirayi nk'ingungu hazwiho kwera ibirayi cyane kurenza ahandi. Ibirayi by'ingungu kiba ari ikirayi nk'ikiro kimwe cyapimwa n'ibirayi nka 2. Kandi noneho hari abahinga ahandi ahinze ibirayi ntazongere gutera, kuko hari uturayi duto dusigara mu murima tumwe badakura. Yego. Tongera tugashibuka. Icyo ukora ni ukufira gusa, ukora neza, kubibagarira, ubundi bikongera bigakura ukazasarura. Ngo n'amashaza ariko hariya no kujugunya mu murima. Amashaza arahaba cyane. Ingungu ntabwo bayahinga. Babyita ngo nuko yaminja. Abantu bahariye yaminja ni nko kuyabiba. Yego, nuko minja barayabiba. Uko bayabiba nyine kuyaminja, bamara kuyaminja bakaragiramo inka nka 3, ubundi ntizizasubiremo, ubundi bakazagaruka baje gusarura. Yego. Aho ni ingungu. Ariko siho honyine, buriya na Ruvunda yera amashaza. Ruvunda yera amashaza, yera ibishyimbo, ariko ahanini igizwe n'amafamu. Yego. Noneho tugaruke hariya, urumva twagezeza ibice bigabana na Bibwe bimanuka bikora kuri Pinga. Yego. Ariko hari n'undi muhanda winjira mu ushaka kujya Ibibwe, ntabwo unyura uwo nguwo, ugera hahandi twavuze Muhongozi hepfo ya Kicanga. Yego. Ukanyura umuhanda w'ibumoso, ukinjira mu muhanda w'ibumoso aho unyura mu ishyamba ryitwa Goriba. Ishyamba ryitwa Goriba, ubundi ngo umuzungu yarahageze aravuga ngo de joli bois, ibiti byiza. Yego. Bavuga ikinyarwanda bo babihinduramo Goriba, ngo aravuze ngo hitwa Goriba. Yego. Uko niko babivuga ahafashe iryo zina. Noneho Goriba winjira Impati. Impati, yuri Impati kivuye wireba hakurya yawe ahitwa za hari Kivuye, hari hakurya aho ahitwa za Bweru, uhabona hakurya, uhabonera kure, ukamanuka uva Impati ugera Inyange. Kugira ngo Inyange haravuzwe cyane mu mirwano yagiye ihuza abawazarendo na M23. N'abantu n'igihe mu 23 hafataga abantu barishimye, babonye ko hashobora kuba hari abantu benshi bavuka bahakunda bari barahabuze. Barahari cyane kuko ari amakuru twarayavuze, baduhamagara ari benshi. Yego. Twavugaga iwabo, tukavuga hari umugezi njya nkunda kuvuga ugabanya Mpati na Kivuye, umugezi bita Rwanka. Yego. Hariya narahavuze, abantu benshi barampamagara, nanjye ntazi. Hari Rwanka hakaba na Rwamwa. Yego. Rwamwa iri mu ruhande iyo ujya Ibibwe. Yego. Rwamwa iri nko mu ruhande rw'ibumoso, ahagabanya Bibwe na Rwankeri. Yego. Rwanka yo iri hagati ya Mpati na Kivuye. Yego. Noneho igatemba igenda isiga Bibwe ibumoso, ikamanuka ikanyura epfo hafi y'ahitwa ku Ihembe, hasigara hepfo. Yego. Igakomeza itemba iza guhura na rwa ruzi rwa Mweso. Yego. Noneho bikamanuka bikazagera Ipinga, bikazikubita muri wa mugezi bita Rushoga, ariko hariya uhagera bawita Oso.
uruzi rwa Oso. Noneho urumva iyo ugeze Inyange uca ahantu bita mu Kivuruga. Yego. Kivuruga ukakomeza imbere uzamuka ugera kuri wa musozi wa Kitso. Yego. Ngo Kitso waratangaje cyane. Twarayihuze cyane. Tubonereho no kubwira abantu bari kuhumva kuko amazina arasa nayo mu Rwanda, uravuga Kivuruga umuntu akumva mu majyaruguru y'u Rwanda, abantu bamenye ko turi muri Masisi muri Kongo, ntabwo turi mu Rwanda. Yego nibyo. Noneho iyo uri Kitso bibwo uyireba. Uyireba uretse nk'imisozi igera nko muri 3. Yego. Ahandi hari hasi. Ntabwo imisozi yabibwa ari miremire, ahandi hari hasi. Yenda umusozi uhari muremure uri Kitso, ureba nk'iburyo bwawe ushobora kuhabona Macumbi, iruhande rwa Macumbi ukahabona Nyagisozi. Nyagisozi ni uminuka noneho ukamanuka inyuma uciye mu mashyamba ukazahinguka Pinga. Hari urugendo rw'amasaha hagati ya 3-4. Yego. N'amaguru. Ngira ngo reka noneho tufate inzira igana Rubaya, tuvuge Rubaya. Tugere muri Bibwe nyirizina. Yego. Buriya iyo winjiye hariya ugeze Kitso, yego, hepfo yawe munsi yawe ariko ahajya gukora kuri Macumbi hari ahitwa Kinene. Wava Kinene rero umanuka ujya ahitwa Buhoro. Yego. Niho Bibwe centre. Buhoro rero igizwe n'iki? Igizwe hari aho bita ku Mangazini. Ni centre commercial. Yego. Ahantu haba isoko, ahantu haba ubucuruzi. Yego. Noneho haba paruwase. Yego. Paruwase Gatolika. Ariko muri ibingibi by'umutekano muke abapadiri bari barahahunze babimweso, bakajya bajyayo rimwe na rimwe gusoma misa. Yego. Noneho Buhoro, hakurya ya Buhoro hari ibipfumbi. Yego. Noneho haruguru nk'iburyo ugenda uteye umugongo inaha niho hari Macumbi. Noneho hakurya nk'iruhande rwa Macumbi ukahabona Nyagisozi, ariko mu ruhande rwo hepfo ukabona hari Ronga umanuka ukazabona ahitwa za Bihorera. Hari inyuma hariyo Mirenge. Hepfo hasi hari ahitwa Iburenda, ariko Iburenda hazwiho abahunde cyane. Habaga abahunde cyane. Hari za Kibarake, hari Rutangazo, hari za Kicaca, hari hakurya hari Gasabo, Bipfumbi, Karagwe. Gasabo birahari na Karagwe. Yego. Hari Mukengwa. Mukengwa hari ahitwa mu Ntango. Yego. Yumanutse hari ahitwa mu Bukinampundu. Mu Bukinampundu rero niho hamanuka hakora kuri wa mugezi wambazaga witwa Rwamwa. Muri Rwamwa ni ahantu hari amafamu hororerwaga inka cyane. Yego. Hakera amateke n'urutoki. Wamanuka rero ubwo hakurya ureba ahitwa Rwankeri. Yego. Hakurya ya Rwankeri hakaba ahitwa Kinyana. Noneho wamanuka uko umugezi utemba ukagera ahitwa Zandurumo, hari ahitwa Butsindo hazwiho abahunde cyane. Yego. Ukomeza rero ugashobora kugera za Rukweti, za Mutongo. Hari n'inzira zizenguruka z'amashyamba zihinguka Ipinga. Dukumbuza abantu hehe tuzaganira ubutaha kugira ngo tube turekeye ikiganiro ahangaha, tubakumbuze noneho aho tuzababwira ubutaha. Reka tuzafate uriya muhanda wa Mushaki. Yego. Umuhanda wa Mushaki noneho tumanuke tugere i Masisi kuri territoire. Ariko nanone dukora no mu mbibi zaho turebe za Karuba, tumanuke za Matanda, Rushoga, Ngungu. Yego. Tuve Ngungu tumanuke za Rubaya, dufate Karongi hariya twavugaga ejo hariya barwaniye. Yego. Tugere Gatare, tumanuke dutyo twikubite mu Bugabo, tugende twikubite na za Mahanga. Noneho turahabakumbuje inyuma ya territoire, turebe za Gahanga, turebe za Miyanja, turebe za Busihe, turebe za Mpanamo haruguru hino ugarutse, turebe za Rurambo, turebe za Ntuzo za Buguri, twambuke tugere Kironko, tugere Kagundu, tugere Gitovu, tugere Karambi, tugere Musongati, tugere Rubare, tugaruke Bunyori hafi ya Mushaki, turebe Kadirishya, turebe Kabaya, turebe za Nyabibwe, turebe za Nteko. Yego. Oso,
naho hose. urakoze cyane bwana Sentama, reka nkushimire, mbonera gusaba no gushishikariza abakunda Umuco Wacu TV kujya no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki bakareba ibyiza bihari kuko ni byinshi. Murakoze Umushakamba. Urakoze, gubwe neza. Yego.